kubisesengura kuko ku munsi w'ejo nibwo hari match day nibwo hazaba imikino nabyo tuzabisesengura ahubwo mu nkundire fixtures se twaziviriyeho rimwe pro tujye kuri fixtures tuzirangize none tujye ku bihembo Nabonye. Kuri bihembo bya Rwanda Premier League bigomba gutangwa tariki 30 z'ukwezi kwa gatanu ibihembo mu kanya gato cyane rwose ababishinzwe baraza kuba bagira gute baraza kuba fixtures Nomanya nasigezeho bazigezeho match ya Kiyovu mu kanya ku isa 9 kuri Kigali mbere na Rutsiro turajya no kwireba match raba rwose abayovu bajya kora match nta kibazo bimeze neza Rutsiro iracyari nayo muri relegation battle agusesengura Amagaju na Mukura ni derby y'amajyepfo Amagaju ari muri relegation battle yarwana no mu cyiciro cya mbere Marine na Musanze derby yo kumanuka cyane relegation nayo irakomeye cyane hano itsindwa birabikomeye cyane match bakwiye kuyi umusifuzi mpuzamahanga twavugaga match yabere Rubavu Bugesera na Rayon Sport ejo nageze ejo guhera kuri match y'Amagaju yego Bugesera na Rayon isa 9 kuri stade y'akarere ka Bugesera APRFC na Gorira isa 9 zuzuye kuri stade Kigali Pere hanyuma Gasogi izakina saa 12 na Muhazi Gasogi yashyize saa 12 kubera ko match ya muri amasaha yego ku cyumweru polisi izakira Vision saa 9 zuzuye kuwa mbere nibwo tuzasoza journée ya 28 AS Kigali yakire Etincelle taramenye neza niba uyu mukino uzaba kuko AS Kigali yahagaritse uza impamvu uzaba ngo baba propose kubaha ibihumbi 450 kuri buri mukinnyi byizi match 3 buri match 5 ni nk'ibiraka nyine aho ati iyi match ngitana indi ni ngitana indi ngitana oya no gukina na amafaranga yo gukina bayakine mu byibura bakine kugira ngo bajye mu kibuga gusa 150 je nama rabaye abajene barabyemera ejo Rwanda Premier League yakoze ikiganiro n'itangazamakuru isobanura uburyo iyi mikino itatu rwose izajya ibera amasaha hamwe ariko none ikindi cyagombaga gutangarizwamo ni categories zigomba kuzahembwa tariki 30 z'ukwezi kwa gatanu birumvikana ni nyuma y'iminsi 5 champion ishorwe muri Kigali Convention Center hanyuma ibyiciro bizahembwa ni best player of the season na nabahaye igitekerezo ngo tugerageze gutekereza twabigiramo twihuta gusa nka batatu wese atanga nka best umukinnyi player of the season abakinnyi beza ba saison mvuzemo nka batatu uwa mbere navugamo Forongai nimero ya mbere nabanje nimero 1 Forongai muri iyi saison nimero 2 Nije na Clement nimero 3 Sheikh Jibril Watara abo bakinnyi batatu nibo banjye ariko uza on top akaba ari Forongai wowe abakinnyi batatu beza nashyiramo kapitene wa Rayon Sport Muhire Kevin kuko afite assist nyinshi undi mukinnyi nashyiramo Ruboneka nawe yize saison nziza mu byukuri hanyuma na Umar Aba ukipe Bugesera top scorer kugeza ubu ngubu wowe Rugango Forongai arimo urebye imikino yamaze adakina kandi agakomeza kuyobora kugeza amagingo aya nkafata undi mwana nashyiramo n'Indera nashyiramo nibyo rutazamu wa Bugesera nawe il a bien travaillé quand même urebye uburyo afashe equipe ya Bugesera irarindimuka akaba nabari mu bare guhatana kuri uburyo afashe equipe ya Bugesera kuguma mu cyiciro cya mbere nabarimo undi nashyiramo ninde nashyiramo nashyiramo ariko turaza kumushyiramo wenda mu bazamu nashyiramo Ishimwe Pierre hanyuma ngiye bazamu bagerageje batatu ngiye nashyiraho Muhire Keve nashyiraho Umar Aba nashyiraho na Sheikh Jibril Watara hanyuma coach of the season aha rero birakomeye cyane kuko abatoza barirukanwe abatoza niburi 10 barirukanwe batangiye saison ariko n'abataritangiye harimo abatoje imikino myinshi fatika twareba nk'abagize impact igaragara mu byukuri nafata mbere na mbere umutoza urimo gutoza equipe ya Kiyovu uyu munsi yitwa Yego Malik Wade namushyiramo kuko urebye run Kiyovu ikoze mu mikino nka 15 heruka ne impressionnant ukazanamo umutoza equipe ya PRFC quand même equipe isize iri ku mwanya wa kabiri nkazanamo
undi ninde se ngewe rwose abana y'abatoza banjye batatu umuntu bita Robertinho nge agomba kujyamo na Robertinho nanjye mushyizemo niwe watoje Leon Malik Wade Robertinho na Darkonovic. Okay, nge ni Afam Lotfi kuri nge nkurikije imikino yakoze. Hakazamo umutoza Rwaka Claude nyuma yo gufata Rayon Sport mu by'ukuri yagaragaje ko nawe ari umutoza imikino itatu anagarita atoje ingahe Rwaka toje imikino myinshi Rwaka yatoje match ya mbere ya championnat yatoje yari match ya Muhazi ariko twari imikino mike ni Muhazi urumva ingoma ahitajya i Rubavu hari yatoje Kigali mbere ko ajya i Rubavu ne yari cyari gikombe cy'amahoro match ya polisi gikombe cy'amahoro yatoje match ya polisi oya tuvuge muri champion ko ni mini champion tubana premier league yatoje match ya Muhazi atoza match ya Etincelle ahita yakira nde nyuma ya Etincelle ese yakira Rutsiro no yatsinze Rutsiro nibyo yatsinze Kigali yatsinze Rutsiro Kigali match 3 sizo match 3 ntese babadugira ngo batoje ngahe ubwo nashyira muri Rutfina Rwaka gatera Musa abo batatu banje ngewe nafata kocha Wade ngafata kocha Shaban wa AS Kigali wakoreye muri Ruzagayura akagerageza ikipe kabiri ikaba iri imbere ngafata na Darkonovic Robertinho na Mashami nge nakiramo twagiye nyanyine ya mbere irimo rwose Mashami arimo cyane nyanyine ya mbere top scorer kwizigira top scorer uzagenwa ntuzawatsinda uri mu diplomate ntabwo bizagora twagiye kumuzamu ajya wize political science twikomereza best goalkeeper of the season abazamu beza ba saison ni Mario abanje ariko influence bagiye kuvuga abanje ugiye tuvuga baho muri influence nubundi bavuga umwe muzamu wa Mukura nubundi yagize saison nziza atsinda n'amakufra yitwa Sebwato Nicolas yamukura nubwo yagize saison mbi nubwo iri ku mwanya wa 7 ariko not bad ni myanya isanzwe ariko by'umwihariko ni kapiteni wa Mukura yagize saison nziza mu by'ukuri kongera ishimwe Pierre Camio agize agarutse avuye ku ntebe y'abasimbura mwana wanyuze mu bihe bikomeye muri saison agarutse mu kibuga agumisha APR muri course au titre ishimwe Pierre Mario ubwo nuwo Mukura mvuze undi n'umuzamu wa Kiyovu nawe bakoreye muri condition Rwanda Jihad nawe vraiment agize match nziza nyinshi rebye nama ko Kiyovu gitsinze match zingana zo polisi itsinze mpamvu Mashami gaseka Kiyovu match itsinze zingana zo polisi itsinze muri seso match 10 zo match 10 rero Jihad vraiment zikoze magazi gakomeye babonye amanota 3 na burebye je ariko mubona minizi nashyiramo kadimi namuso ubutumwa afande CDS aradukurikiye atwohereje ubutumwa agira ati Comrade Kwizigira and group ndabasuhuje nyemerera nshimire ubusesenguzi bwanyu ariko nk'umuntu mpinyuze abo basifuzi mpuzamahanga muvuze muri abo muvuze uwiyemereye ko yigeze kuzanira ekipe koca yayisifurira uwo ninde hari umusifuzi mpuzamahanga ko yigeze kwiyemera ko komenya umuceri reta tugiye umuceri mwinshi muri abo muvuze hari uwiyemereye ko yigeze kuzanira ekipe muri abo mpuzamahanga yego none uwo yayisifurira muvuzemo wasifuye akanga igitego cya polisi ngo nticyagezemo cyangwa ntiyakibonye ananirwa no kureba ko uwo mupira wanakubise ku kaboko warwanaga no gukuramo uwo mupira wavuga ni Celeste ko ni wasifuye match ya polisi ni igitego kitavugwaho rumwe yariyo na polisi yego cya gitego kitavuzwaho rumwe atemeye wa mupira wa Diane yarwanye nawe yego football is a fair game amarangamutima iyo ushatse kuba objective wirinda amarangamutima cyangwa ukiheza ngo utayagaragaza ntambukiriza iki gitekerezo rakaze cyane se match tuzi abasifuzi mpuzamahanga wenda twarebe nibyo navuze ariko biruzuzanya nyine nabyo navuze no mu basifuzi mpuzamahanga bose harimo batavugwaho rumwe niba hari igitego yanze kigaragara ko Kirovias niba hari uwagize ibyo atangaza hanze y'ikibuga niba hari umusifuzi hari amafoto ye hanze yambaye jezi ya ekipe akunda peut-être avuga ko ari cyo yamufashije ibyo byose byakarebweho niba hasigara batatu
ari bo beza akarego bahabwa izi match yego zo guhatanira igikombe ndumva ari igitekerezo cyuzanye n'ibyacu cyiza rwose ego twari tugeze ku bazamu tuvuga ko Kadime Ndiaye yakajemo kuko umurabye kasa clean sheet igeze gukora clean sheet 8 nubwo wenda nyuma yaje guhagarikwa ariko nawe mu banominizi yakajemo urumva yego ku Gitego ahubwo Gitego cya sezo igitego ni Baka rwose igitego atsinze Mukura asimbuye muri bya bitego bine bya shoti rikomeye cyane cyane gikurikirana n'icya Krema aho ngaho ibyo bitego bibiri ndabyibuka byiza abantu bashakira ahandi ibitego byiza cyane niyo kategori ya nyuma niyo kategori ya nyuma ahandi ni ugutora abakinnyi 11 beza best level ubundi muri babantu twagiye tuvuga Banige na Clement n'abandi